Igitondo cyiza abakunzi ba Aramutse Sport. Uyu munsi rero ni vibe za Friday. It's a start of weekend. Turi gutangira weekend kabisa, aho turimo turasatira derby izaba ejo ya APR na Rayon Sport. Yanjye turi kumwe ndi Raoul, ndi kumwe na Zuma Pride. Yes, Zuma Pride. Iyi derby urayibona ute? Derby yasajije abantu ku mbuga, ibintu biri gucika. Iyi derby urayibona ute Zuma Pride? Derby irashyushye cyane, urabona ko abantu bose ku maso barakeye cyane, especially abakunzi b'aya makipe azaba ahanganye ba APR ndetse na Rayon Sport. Urabona ko ahantu hose uri kugera uri kumva baganira derby, buri mufana yivuga ati nzatsinda, undi avuga ati nzagutsinda. So uri kubona nyine ko abantu batangiye gushyuha, ubu n'abantu bafite vibe nyine zo kuzitabira uriya mukino. Yes, Zuma ntabwo ibintu by'abafana rero wabivamo. Urabivuze unyibutsa utuntu twahoze duca ku mbuga, aho umusore umwe mu basore ba Rayon Sport yarari ku ifarashi afite intare mu kwaha, intare tuzi nk'ikirango cya APR, ayifite mu kwaha, atwaye ifarashi kabisa n'igikombe mu kandi kaboko. Ni ibi ngibi byaje aho abakunzi ba Rayon Sport bari kugenda bakora amagrafike asa naho nyine akanga adversaire. Yes. Ariko hari indi foto nayo nabonye y'umusore w'ikipe ya Rayon Sport, nawe rwose intare yamugaritse imufashe mu izosi ivuga ati ndaguhitana kabisa. Urumva ko impande zombi abafana barimo barahagatana, barashotorana muri make, bashaka kugaragaza ko umwe arenze n'undi amubwira ati nanjye ndarenze kabisa. Byanga bikunda, ariko nibyo ubundi vibe mu bafana zigomba kugaragara cyane ko aya makipe igikombe ari guhatanira ani igikombe gifite icyo gisobanuye, ariko by'umwihariko ku ikipe ya APR igomba kuba izi agaciro kacyo. Niba ari igikombe cy'amahoro, yes, igomba kuba izi k'amahoro dufite ariyo tuyikesha. Ubwo rero igomba gukora ibishoboka byose ikidefanda kabisa, nka ekipe ya RDF, nka ekipe tuzi nka ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Ni ekipe igomba kugaragara ko ku mahoro ho iri bwitange. Ni mu gihe abakunzi b'ikipe ya APR bakunze kuvuga ko amahoro ari stade babubakiye, yes, ko mu mahoro nta match baratakarizamo. Ni ibintu byabo kabisa. Ikintu kirenze cyabayemo banganyirijemo na Rayon Sport. Urumva ko kuri APR ho bafunze kidori. Gusa nyine ntago bikuyeho ko turebye ku ma ekipe yombi uburyo ahagaze, ntago yigeze avunikisha abakinnyi, bose barahari. Muri make amakipe yombi nta kibazo afite, bigaragara ko magingo yabikiri 50-50, nta yirusha indi amahirwe. Ni 50-50, ariko ndashaka ko tuza gukora 11 bari combined. Yes. Ku ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR, tukareba ese ngenda njya nkubwira umukinnyi, umbwire niba wumva koko duhuza yaba ari muri abo 11. Tukaba tugiye kureba iyo combined tugiye gukora, ni ukujya ngo twereke abakunzi b'ayo makipe yombi ese ikipe ishobora kugiramo abakinnyi benshi, yego, ni iyihe. Ariko ibyo ngibyo ntibisobanuye ko iri buze kugiramo abakinnyi benshi ari izatsinda. Yes. Kuko abatoza bavuga ko derby ngo iratsindwa ntikino. Derby ariko ntibisanzwe kabisa, ibyo biramenyerewe. Umutoza kubwira ati ndabona igitego kimwe nk'iryango mpite ngusoza kabisa utahiraho. Derby rero nibyo koko iratsindwa ntikinwa. Reka tuze turebe. Turahera ku iyo ekipe Zuma Pride. Reka duhere ubwo nyine tugiye kuyita ikipe yitwa APR Rayon. Ku mpande zombi abakinnyi turebe. Yes. Reka duhere mu izamu, ari Olivier Kwizera, ari na Dorofe. Urabona mu izamu twashyiramo, urabona Olivier Kwizera ni umusore tutavuga ko kariyeri ye ihagaze neza 100%. Ntabwo twamuha 100%,
na Adolphe nawe ntabwo ari umuzamu twaye 100%, ariko nawe ni umuzamu uri murigaragaza cyane muri zino match zishije. Ku bazamu ho yenda sinzi nimba we wagira comment yindi urenzaho, ariko nge ndabona ku bazamu bikiri senkani kuri senkani. yewe ndabona ari 50-50, ariko nanone yewe ntashyizemo akantu k'ubufana. Yes. Kwizera izamu araribaye nubwo ajya agira amakosa menshi, gusa Kwizera aba ari umuzamu ubanzamo agasimburwa na Adolphe. Yes. Nk'uko hari undi ku ruhande ubona wenda Adolphe muri ino minsi afite high performance ku buryo ari we yabanzamo, cyane ko kuri match ya Rayon Sport Adolphe yagize impact zikomeye cyane mu kuba yarafashe ikipe kudatsindwa. Reka dukomeze imbere. Nko kuri kabiri hari umusore bita Byiringiro Jean Gilbert. Byiringiro. Hakaba n'umukinnyi w'ikipe ya Sport bita Obed Umukiza. Ku giti cyanjye, reka mvuge ku giti cyanjye, ubwo hagati ya Byiringiro Gilbert na nani Obed Umukiza. Obed Zuma ahantu biragoye iyi kipe kabisa, iyi ekipe urabona ko irimo iragenda isa nk'enda kunganya, nubwo harimo difference, ariko urabona ko aba basore bose barashoboye, ariko Kagege we ni imbere cyane nta wamubanzamo. Noneho ku ruhande rwa Claude se nuriya musore Ganijoro yandishyiramo Claude bya Ganijoro nobi. Claude na Ganijoro urabona Claude ari guperforminga kurusha Ganijoro. Claude Ganijoro amurusha gabari imbaraga, ariko mu buryo bwo kugira ubwitange mu kibuga Claude aramurenze kuko erega ubishobora no kureba na korapu babonye mu ikipe y'igihugu. Niba Claude yaragize korapu mu ikipe y'igihugu akanakina match zose, akaba ari ku ifoto y'abatwaye igikombe nk'uwakinye, urumva ko urumva ni umukinnyi watinyutse match, yakinnye match zikomeye. Arimo aramurusha, ariko urumva Ganijoro nawe ni umusore ufite udutekinike twinshi, ni umusore ufite udutekinike kabisa, ubona ko iyo ari muri match aba akora ibintu azi, ashamburiye baro kabisa, pressing ye imeze fresh. Nawe ni umusore tutaninyega cyane. N'ubundi ubwo Claude yaba arimo Ganijoro akazasimbura hagati ho, nta rubwo nibwo njye mu bya Rayon Sport n'ubundi birazwi, wenda Yusudi yanye yapfa kuzamo wenda kuri 5, ariko Yunusu na Kerema urumva ko ho biragoye, bagomba kuba barimo. Noneho subu kuri 6 n'ubundi se Kalise Kiganda kutambwira ngo Richard arazamo, aho ho ni ibintu biba byikemuye ko Sekiganda ni umusore uri kwigaragaza cyane, kandi nta nubwo ari ubu ngubu gusa. Sekiganda ni umusore wahoze anigaragaza, ni umusore no mu ekipe y'Amavubi bashobora guhita bavuga bati ntago ari guhangana. Se kuri nimero 8 muri Sport ntawe ajya kuri Daouda kabisa afite performance iteye ubwoba. Nimero 10 ari Abedi na Dao. Abedi na Dao rero Abedi na Dao urumva ko Abedi ni umusore ushobora gufata umwanya kabisa, ni umusore ushobora gufata umwanya bagiye barebera ku bitangaza agiye akora, ku buryo agaragara. Ni umusore ushobora guhita afata arya nimero Dauda. Sinzi ariko aho ngaho niho nanjye muzonshyiramo ari Dao bagiye tugaragaza ubuhanga bwe, ariko muri match zagiye zishira ntitwaye neza, gusa kuri match nk'ebyiri zishije yarigaragaje, ariko byanga bikunda ubwo abakunzi bacu nabo batubwire barashyira mu ndaho ngaho kuri nimero 10 kabisa. Mujye muri comment murebe mbijyo Asmana arusha Togi, ubwo Togi wa Peri yagiye yatsinze igitego kuri derby y'ubwashije, ariko simbona yabanzamo. Yes, mukuri Togi ntago yajya mu bigori, ariko no mu kibuga naho ntago yagaragaramo.
karindwi ho ni Kiwanuka, ntabwo twigwa tubigitindaho. Nimero 11 ni William Togwi, simbona bari abasore niba ari ba Vininyu, niba ari bande bari abajyamo, bariya bagomba kuba bari hanze bari kureba ngo match iragenda iti. Rayon Sport ifite abakinnyi beza, ariko nanone simbona bari ku rwego rw'abaperi. No, Rayon Sport ntago wahita uhamya neza ko bateye ku rwego rwa aperi. None Rayon Sport uzina kantu yacanzemo kuba yarahise ibahereza prime iri hejuru cyane, n'abakinnyi bazajya mu kibuga bose bimazeyo birekuye bashamburiye baro bitanga. Urumva ni press, bazaba bafite pressing y'urwego hejuru cyane kugira ngo bafatane umupira. Ubu butindane bazi ko prime ya miliyoni iteretse hariya biragoye kabisa. ntabwo byoroshye. Ubwo Rayon Sport tubonyemo abakinnyi bangaye, umuzamu Ganijuru Eri 2, Asumani 3 na Bed ubwo 4, aperi 6 ikabira bihariye, ikabira batwaye. Ubwo tugendeye ku busesenguzi bwacu aperi yaba ikiri kudomina. iyo ni probable lineup yacu twikoreye. Ubwo abakunzi bacu mujye muri comment mutubwire murabibona gute, ariko byanga bikunda kuba tuvuze ko aperi igizemo abakinnyi 6 wenda muri 11 zabanza mu kibuga ntibisobanuye ko ari yizatsinda. Ariko nanone buriya probable zihurirwaho n'abantu benshi, buri ikipe iri kugenda igira abakinnyi benshi domine biba bisobanuye ko nabura iri mu murongo wo kuzaba yakwegukana intsinzi. Nk'uburebye iriya match Rayon Sport yaje kuba inganyemo na aperi yaburaga abakinnyi benshi. Wibuke umusore bita Nigena Clement nta wari uhari, yaragarutse. Nimero yabo 6 Sekiganda, umusore rwose bakunze gutazira ko rwose ari umukinnyi mwiza. Ntabwo nawe yarahari, ubu ngubu arahari. Ubwo muri make urumva ko izaba yikwije. Niyo mpamvu nayo natangiye ubwani ku mpande zombi nta mvune nta rwitwazo, bose bameze neza kabisa. Kubona aperi izarasa umuntu mu mboni zanjye niko ndi kwibona. Aho ngaho waba wigaragaje nk'umufana, ariko byose birashoboka. Match ni iminota 90 Zuma Pride. Amakuru akora prediction. Niyo ni prediction avuga ko Rayon Sport izarasa aperi, izakubita aperi kabisa. Kandi probable lineup yakoze yavuze ko abakinnyi nabura ngira ngo 7 bose bari abaperi yabashyize mu kibuga, ariko yongeraho ko Rayon Sport iraza izatsindisha iki. Nyine mu maso y'umuntu ku giti cye afite uko abibona, nanjye ufite uko ubibona, nanjye mfite uko mbibona. Ubwo hagati yacu tuzareba ese ninde wigiza nkana. Ni mu gihe iyi match rero izaba ku 6 ku isaha 12, amasaha meza, tukaba tubararika kuzajya kuri stade ariko kajya kuri biramba. Bazaba harari benshi, abenshi akazi bazaba bagasoje. Amatike batangiye kugura amatike uyu munsi. Amatike yageze hanze, kandi umva Roa Ball niba iri ku 3,000, Apa Ball ikaba ku 2,000. Urumva ibiciro biri, urumva ni 2,000 ibiciro biri hasi. Nibagende barebe match biriya birori bitazaba. Na Skybox babe ntabwo barayibukinga, ni 2M miliyoni 2 Skybox kaba bayibukinze kabisa cyane. Faranga ni mugende mujye muri Skybox yandimo muriba abakinnyi nk'abo ubu uri mu kibuga. Zuma Pride rero ntago turi butinde kuri derby cyane, reka tubanyurire muri lineup z'uyu munsi. Uyu munsi dufite match Pro League iraza gukomeza. Ku munsi w'ejo hazaba ari derby gusa, ariko ku munsi w'icyumweru Pro League izabikomeza ku munsi wayo wa 33. Bageze izo fixtures ubundi. Twihuse rero kuri uyu munsi tariki 22 turi kuwa 5, Amagaju araza kuba acakirana na AS Muhanga isaha y'isa 9 kuri Kamena. Mu gihe ikipe ya Rutsiro nayo irabicakirana n'ikipe ya AS Muhanga ku Muganda Stadium. Ku munsi w'ejo rero na undi mukino uteganijwe ni umukino wa derby uzabuhuza ikipe ya Rayon Sport na APR. Nkuko twahoze tubibabwira, ni match na ekipe nimwe izaba yakiriye, ni match izaba iri mu maboko
y'Amahoro Stadium. Urumva ko kuwa gatandatu nta yindi match ari. Tuzakomereza ku cyumweru rero n'ubundi Pro League izaba ari umunsi wayo wa 33 aho Gicumbi izaba iri gucekirana na Mukura, Marine icekirana na Musanze, na Polisi nayo kandi izaba ihura na Kiyovu Sport. Izo ni match rero zizaba ziri kuba kuri tariki 24 z'ukwa gatanu 2026 ku munsi wo ku cyumweru. Izo match rero abantu bakunda kureba imipira bazajye kuzireba kuko ndatekereza kuri ya televiziyo ntabwo twabamamariza, ariko televiziyo bari basanzwe bareberaho kabisa. bazagende bazirebe. Match zizaba bakunzi bacu rero mwibuke gukanda subscribe, mukore kunzogera kugira